ariko mfite abantu benshi bankunda hanze aha mfite abagabo nka 500 ariko ninjye utaradesitamo byarakunaniye guhitamo wabuze amahitamo bitewe n'uko nari benshi kandi yese nshaka umuntu ufite umudamu kuko sinshaka ko ababaza umugore we Kinyarwanda ntango mbisi ko bivuga bavuga ngo gupfaka ubwo we ya uri umupfakazi warapfakaye urapfakaye ko urumva twe ari husband isubwo narapfakaye ya noneho ariko ngiye video mbonire gusirikira ako nyine titegereje mu maso nkagira ngo ni umugore wa The Ben bari kumwe noneho nyuma aravuga ngo ni Meline none je tugiye kuri dina muri Marriott nibwo bavuga ngo gashanga habasa gashanga nibice gashanga noneho nyuma azavuga ngo noyo ariko mbona umukobwa mwiza byatari bro hari ibintu waba waravanye muri Amerika birenze kandi wahise bavuga ati we baterika agiye kwigira none kibagabaga handi yarahavuye nubwo ntari buhavuga hariho nese mfite inzimwe ntabwo mfite inzimwe nabyatari nyine nabyatse nyine urumva ko yamenyaze angurire kuko sano gusa mfite ntara hepfo hose nahanje urako hano haryo buturihe urako nanjye biri kuncanga hano si mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ra cyane nyine umva winjiye Kigali kugira ngo setting cyangwa rusanzwe ubifite n'ubu Ndagusuje cyane nkwifurije umunsi mwiza umunsi wo kugubwa neza wowe uziko Imana agize neza ikamubwira ngo ni by'agaciro kuba tugihumeka ndetse tugishima Imana ku byo yakoze byose ni umunsi mwiza rero cyane ariko nanone ndi kumwe n'abantu beza benshi mwari mukumbuye mvuga ko kabisa ari fresh ndi kumwe na Eric Semuhungu gira ngo nta munyarwanda usibye n'umunyarwanda diaspora abanyamahanga numwe mu bantu babaye verified by Google ko ari celebrity ndetse ndi kumwe na Emeline Eric umeze neza meze neza Emily umeze neza urashima Imana cyane Eric umeze ute karibu mu Rwanda murakoze urakoze nkeka ko maze igihe gito mu Rwanda ntago ari kinini yego u Rwanda rusanze gute yarashize imyaka myinshi utahagera utagaruka warusanze gute rumeze neza kabisa hameze neza mu Rwanda nyuma y'imyaka 5 nahagera Kongs kuri deal naringiye kukubaza ku ma deals wagiye usinyira muri iyi minsi ngira ngo umaze kwinjira muri hosting none biri professionally uri gusinyana n'amabar restaurants menshi cyane bira bintu byinjiyemo gute kutabyigisha na Emeline Mene burazanshaka turiye ko tubigenza kuko nabanye nafite talent no gagira isoni no gake ni ibintu nasanzwe nkora muri Amerika no muri Canada so hosting ama event ni ibintu natangiye 2018 yego ubimazemo igihe ese ntago hano mu Rwanda se abanyarwanda nk'umuco wacu ntago bibangama kuba hosting ama events nkariya mu tubari hotels nibindi ubwo byawe mu buryo nese umuco no guhostinga bihuriye kuko impamvu hari gihe baba bavuga bati wenda nk'umukobwa nka Emeline agiye mu kabari abenshi ngo ntago azabona umugabo urabizi judgment tukira mu Rwanda ya urumva guhostinga nango ugiye gushaka abagabo cyangwa abagore ikivuye kikujyanye no gutanga show cyangwa se na kazi kwa kagutwaye so nangaro kugira ngo ugiye ngo ngushamagira abagabo cyangwa shamagira abagore yego ntibabura abantu nyine umuntu kuba yakubengwa cyangwa kuvugisha ariko ufokasinga ku cyakujyanye ibyo bindi biza nyuma y'akazi ni byiza cyane bise bituma nibaza ahubwo kuri Emeline wowe ibintu byo guhostinga ubifata gute nk'umukobwa uri kubyiruka je nyine mbifata nk'akazi yego no bifata nk'akazi n'akazi nta kibazo bitangiye kuba navuga ko abantu batangiye kubyumva muri iki gihe ngira ngo wenda Eric arabyibuka bitwa bateta Sandra bagihostinga kera umuntu yabaciragaho akatari urutega ngo ingura muntu ngo ni kirara ngo ni gutajya mu tubari aho ndagaruka muri za 2015 na 6 ngira ngo murabyibuka mu Rwanda Eric abanyarwanda bakokiriye gute abanyakiriye neza rega turano tugamba abantu bivugisha kuri social media mu busanzwe ngewe nta muntu urambwira nabi yaba mu kabari yaba mu muhanda ahantu hose mbona banyishimiye cyane bitumanye sometimes ngira ni emotion nkarira nk'abato my god runo rukundo rurarenze ni ukuri usanga abapapa abamama bakwishimiye young generations umuntu akazaguhobera ndagukunda najana kubera wowe mana yanjye wibuse na shodo nangu tubyinira kuko urumva nyene nubwo no hostinga
hari igihe ncishamo nyine nka event igiye kurangira nk'iya minota ya nyuma nyine bagiye gufunga aba nabyiniraho nk'akaririmbo cyangwa naba entertainingamo gake niho cyangwa nanukanye n'abandi ba host so urebye ibintu abantu barabikunda cyane so tugarutse kuri icyo kintu nyine uvuze ko nyine bakira cyangwa ukuntu babibona so njyewe nta muntu urambwira nabi pe ntubivuga bivugira iyo hirya ariko pe nkubwije ukuri ahantu hose ngiyemo tubari maze kujyamo za Green Lounge za The Rush Fanfare Lounge za Tiamo n'ubu hari contract ebyiri maze gusinya ejo hariyo nasinye muri The Wave nzakora ku cyumweru indi nasinye n'umuherwe ukomeye cyane mu Rwanda yitwa Bazil niwe twasinye contract yo gutangira gukorayo kuri The B Lounge so hose n'ahantu na hamwe yaba abakozi yaba aba manager yaba ba the owner n'abantu baba kwishimiye yaba n'abakiriya pe n'abantu bose bahakwishimiye muri rusange so ngiye kuri nge nta kibazo uko harimo abanci negesi nasubirayo nibyo kabisa birumvikana abanyarwanda bamaze gusirimuka cyane ko kazi ni nakazi ikindi cya kabiri n'urukundo bararugira buriya umuntu ukunda cyane umunyarwanda azamo Emily nubwa mbere uruye na Semuhungu nubwa mbere ndavuga agaruka mu Rwanda uyu mwaka nubwa mbere wari umubonye yego Eric ni umwana mwiza agira umutima mwiza nyine arasapotingana tu yego arasapotingana gute amaze kugusapotinga mu biki okay Eric ni umuntu ushobora gukenera urumva ufite ikibazo ntago yakumvira ubusa ntago yumvira umuntu ubusa yego byiza cyane Eric urumva nanshatse kukanyuzamo ngo numve kuko abakuzi waherukaga mu Rwanda kera ngira ngo nabantu benshi barakubonye baratungurwa ko Eric ari mu Rwanda n'ubundi nubwo ari igihugu cyawe abana leta nkwibariza wowe wamenye gute Emeline kuko Emeline ni umwe mu basitari dufite mu Rwanda Njyewe sinjya mbeshya hari igitaramo cyabaye Musanze ngo harimo The Ben na Rema none hakaba hari umuntu bari kumwe mwiza cyane kuri nose kuri red carpet bafite moment nyine moment pictures noneho ariko ngiye video mbona iri gusirikira ako nyine titegereje mu maso nkagira ngo ni umugore wa The Ben bari kumwe noneho nyuma aravuga ngo ni Emeline none je tugiye kuri dinner muri Marriott nigo bavango gashanga n'ibiki gashanga noneho nyuma basavuga ngo noyo ariko mbona n'umukobwa mwiza byatari noneho hari video twafashe rero umva abasererwa muri DM yanjye mbabara duhuze no mukongo baba duhe nimero yase mwandamwe mumveho umukobwa se no wanyu no wasko nk'abakatira cyane ariko nyine ateye neza pe asa neza ateye neza afite boku na boku wotana wowo urakoze Emeline reka nawe tumubwire urebye Eric numwe mu bantu nabo bagoye ndi platform kuko usibye we wenda turaza no kubiganira ku bijyanye na Gasogi ariko numwe mu bantu bagoye platform abo basore tubabwira iki ihangane ibyo byo ntago bakwihangana abasore se bihangana gute Eric ahubwo nagira ngo nkwibarize ukimara kubona video ye nahise ngiye mubaza waje ntese ako gashanga bavuga nakaye kavuga iki hari ubwuzi Eric uzi ibintu byinshi amaterme menshi mbabari utubwira ishanga rivuga iki Emeline yarambwiye ngo ishanga ngo nakantu ngo gatuminda ngitabyimba ngo gapima ngo ubugari bwinda ngo kugira ngo ngejo ngo niba nini ngo kakamufata cyane ngahita ajya muri regime akora abdomen ibyo bintu arabinyibwiriye Emeline ndakubeshyera niko bimeze ariko urakoze reka Eric atubwire rata mu mateka uzi tubwo tujya muri East Africa hose turebe TZ Kenya Uganda bose bambara amashanga cyane cyane abakobwa so mpamvu rese nibaza nkubaza ko kantu tuganiriza kuko urumwe mu bantu ibyo bihugu byose ubihoramo umunsi kumwe nubejo nakumva ngo wagiye kuko wambaye na Kenya ku kaboko kawe yitwereka turabakoze ku muntu turazerera ukoze ku buryo umurebera ku ndege aba yafashe mu mwaka udafashe nk'indege at least 20 usohotse igihugu no banga akazi kaba kapfuye so nkuko tubigarutseho rero agashara ngewe utuntu nzi hari utuntu abagande bakunda kwambara mu nda tw'udusaro niko gashanga se buriya hari utuntu bambara tw'utuntu
kameze nk'agakoma nyine kazengurutse gutya gakozwe mu masaro gashanga sibyo Emily yego se niho gashanga ubwo ni mu kinyarwanda rero muri Uganda abakobwa babo n'abamama usanga batwambara cyane sinaho gusa no muri West Africa abakobwa n'abamama babo baradukunda turatuntu cyane aho nyine nzi ko tuba turimo nk'imiti cyangwa se ariko uzanga nzi ko ari udupima kugira ngo inda none iyongeye uhite ujya kwishaka ukuntu ujya muri regime nzi ko ari nk'utuntu tw'imirimba nanjye actually nari ngafiteho ugeze kukambara nawe narakambaye yego we wakambaye harimo imiti cyangwa ntayirimo yegemeri aho bigeze nta kuntu ibintu by'ishanga twabireka se ishanga bibaye ishanga ariko se Eric twe twaganira turi kumwe ngiye nawe nawe tuvuga ku ishanga ntabwo turabivuze ikindi Eric urabizi ko ari umushyitsi yagarutse mu rwamubyaye nukuri turi kumwakira sempre wamaye kazi ubundi ndaje nkwakire nza kwakira the Bilonge urakoze Emily wigira ikibazo ahubwo rata Eric nagira ngo tubaze Emeline we iyaza kugira amahirwe nibura kuri wa munsi nigeze kumubaza aho ntise bugeze uvuga kuko Emeline inshuti yanjye wigeze uvugana na Ben nyuma yiri asaga yishanga arambwira ati woye urumva ariko nanjye ndavuga nti iyaza kugira amahirwe de Ben akamusaba urukundo uhora bibona ute kandi de Ben ari Maria oya ndavuga nyine niyo amupropose mbere ya Pamela ako subundi uno mwana yabyemera ushingira kwikiza ntabwo ariko nemera ariko ubundi biriya nuko hano nyine mu Rwanda bari no bigize ubundi muri Amerika de Ben bari ku muhanda yes yani harassment sexual harassment ubundi se yamanura akora iki birazira zarenorye Emery urakose Emery umva nkubaze data humura wowe Eric vibe umubonamo ubona Eric nibura nk'ubu turi kumwe ngira ngo wamubonye umwanya munini urabona Eric ameze nk'umuntu uri soba cyangwa ameze nk'umuntu wanyweye akantu Geba vibe bahagaze urakoze ari soba oya ndavuga vibes zirahurira he nizawe none iburyo ashyushye ariko nyine ahora ashyushye ahora ameze neza moto hapo urango bekerata ngiye vibe zanjye zora ziri hejuru Eric merutse kubona post zawe iyo uri mu rugo niki kintu ukunda gukora cyane kurenza ibindi cyangwa se vibe yo mu rugo ibihagaze gute na Emeline ndahita nkamubaza vibe zo mu rugo ziba zimeze gute uri wibereye mu rugo iwawe vibe mu rugo iyo nari mu gikoni mba ndi kureba indirimbo zasotse cyane ukora amasuku nkunda isuku kubi mba cyako nzanye hori isa neza ubwo iyo twarangiye nyine mba ndi nko kwinywera ndi no kubyina nizo vibe zanjye cyangwa chattinga n'inshuti iyo wibereye mu rugo Eric arabitubwiye kenshi ndaza nawe kumubaza kandi kabaza ariko iyo uri mu rugo wenyine bigenda gute nyine nihe vibe ubufite uri gukora ibiki ingeyo ntari ko ya filme cyandi kumva indirimbo nyine mba ndi kugana n'abashuti banjye akantu ko kubyina Eric avuze ntabwo ujye ugashyiramo kandi ntabwo nzi kubyina pe ahubwo azanyigisha Eric uzamwigisha nzamwigisha kuko izo zo nyinshi zaziri gupfa ubusa zino watana wowe urakoze so Eric nari ndimo nibaza hari post wakoze uribuka ko wari ufite ngira ngo iminsi mike umaze mu Rwanda ariko vibe wabaga ufite mu rugo wenda nicyo cyazi gute warapostinze ngo ni hebo warega mudugudu ngo kenshi ngo iyo nyine ngakubajije wenda kusakuza amahoni nibiki noneho uranavuga ngo uzimuka bro hari ibintu waba waravanye muri Amerika birenze kandi wese bavuga ati we Baterika agiye kwigira none kibagabaga handi yarahavuye nubwo ntari buhavuga hariho ntabwo mfite inzimwe ariko nyine ntabwo yari umukuru w'umudugudu actually naje gusanga yari umukuru w'umutekano sinuvuga ngo yavuze amagambo atanageze n'iwanjye so naje umukozi wanjye nsanga ntiyageze n'iwanjye sorry excuse me twari guhura n'umukuru w'umudugudu last Sunday ariko byageze ndwaye ntango twashoboye guhura ngo tubonane tuganire ariko byarangiye ko umukuru w'umudugudu yaramamagaye yaranyandikiye arambwira ngo
ngo ibyo ngo barabambwiye ngo yari inama bangiraga ngo ntabwo bari baje gukomplaininga so ariko rero ngiye mu buryo bwo umugabo yabivugaga ndi gutari mu gitondo numvaga ameze nk'uri complaining niyo mpamvu byarandakaje ndabase ahantu mamaze amezi 2 maguze abaje mu kimwe baje gukodesha nani hepfo yanjye nani ibyumweru 2 bishize no ku cyumweru batanye complaininga ubwo umwaka uzashira bimeze gute so anyway nza gusanga nyine ngo ni inama bagiraga ariko nabyatari nyine nabyetse nyine urumva ko yamenyaze angurire kuko sano gusa mfite ntara hepfo hose nahanje yasana bari kunsubiza nkajya kuba muzanza kibagabaga teye izindi nzu Eric nabyo ngiye guhuza abantu benshi baravuze ati Eric muri Amerika ari umukire mu Rwanda araje naho ese baracyari umukire benshi bari bazi ko nta kintu wazanye buriya urako hano haryo buturihe urako nanjye biri kuncanga hano si mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ra cyane ako se ntago wambwiye ubundi mu Rwanda uhagera vibe wari ufite nizihe kugira duhite twigarukira kuri Emeline mu kanya gato mujyanye n'iki mu buzima bwose nyine numva winjiye i Kigali kugira ngo setting cyangwa rusanzwe ubifite n'ubundi bikorwa byose nabigize nje mu Rwanda mu mezi nk'atatu anasarimo ane nibwo setinze ibintu byawe bya Kibagabaga nibwo setinze ibintu byawe bya hantu turi nona yego byiza cyane Emeline amakuru ese ko mbona witonze cyane Eric ariko kuvuga ngo agiye kukwinjiza muri hosting ngo mu minsi iri imbere ngo ugiye kujya hostinga nawe ama event atandukanye ubwo urumva ashobora kukujyana wenda the B Lounge naho niho amaze gusinya the Wave n'ahandi hatandukanye ariko ngiye kwibaza uzabyemera tuzavugana ku munyarwanda ugukurikiye bazabimenya nyuma nyine ariko abishobora harakantu nyuza muri gakanabyinira abantu kandi nyine nzabanza niye nzabanza niye Eric uzahera kuyihe mbyino uyigisha uyu kuko ndabizi ko imbyino zose uzizi uzabahera kuyihe iyo ubona bizaterwa n'ibyo akunze bijyanye nawe utanawobo ko sewe none subwo bizaterwa n'ibyo akunda hari n'igihe atanabyemera wenda abonye business bamutumiyemo kujya gukora umuntu agenda akurikira opportunities zimuzanira inyungu narigiye guhostinga atari izo nyungu akabona wenda nko kwamamaza ibindi bikorwa ahantu bakamushyira nko kuri billboard urakoze nibajije ahubwo hari video Eric nabonye ejo bundi uri kubyina wari uri The Rush yari niteyam yego wari uri hano muri club ariko urabyina cyane abantu bavuga ati Eric none bazanye imbyino nshyashya niki yari imbyino yoroshye buriya karakara ga samples buriya hari icyo nari nakoze warakabonye Emeline narakabonye dusobanure yari sample nacyo twakoze shana bamubeshya akandi ako nyina zanyigiye n'umunyarwanda utarakabonye ariko akunda showbiz akunda ibintu by'imyidagaduro mubwire kai kameze kari keza yagakoze gute kari yarashekinze sheke na sheke warakunze nawe yarashekinze azi kubyina nakakwigisha uzagakora ese buriya bintu nabishobora nashana bamubeshya ariko Eric nari ndimo nibaza uyu mukobwa sport akora nizihe Eric ukora izihe sport mu buzima busanzwe sport ngo no kubyina ni sport byo kabisa none se kugira ngo akore nk'iriya dance nk'iriya move wakoze nige ko mbona urasimbutse ubukuye mu mutipe ariko urasisi benda oya ndi mutipe wasimbukiye umuntu bumuguyemo ariko ngiye nkajya mvuga ntusi Eric bana nabibonye nyuma ndimo ndeba neza kugira ndebe niba ari wowe babyakire gute cloud yawe nubundi ufite abantu benshi bagukurikiye muri event cyangwa aho hostinze baravanga komeza wirekera wikomeza umva kandi haranyine kari akasho nyine ka 3 minutes gutyo bisanzwe yari sample ndetse nirekuye nka byinus ko ivumbi ritomoka urakoze cyane Emery nagira ngo nkubaze none nawe akantu koroshye kugira duhite twikomereza kuko mu kanya turaza tuganira no kubindi ariko cyane football dufite ku munsi udasanzwe umunsi wo kwa gatandatu ngira ngo nanjye kukwibariza kuri wowe
urabona abakobwa benshi b'iki gihe bari gushaka bihuse sibyo bari gushaka bihuse nayo Eric arakatubwira cyane kuko Eric niwe uherutse kuvuga ngo azongera yole mavi bushyashya cyangwa ashake undi mukunzi n'umugabo muri rusange yego wabyumvise gute Eric abivuze nta kintu wibwiye wowe ko nyine ko afite igikwe mu minsi iri imbere wowe imyaka nta kintu urumva njyewe cyangwa wowe niwe nabajije icyo kibazo nagize ngo mbaje uko nabifashe uyu ngwa nyine wowe nta kintu byakubwiye kuba nawe wahita wikubita agashyuga akora none se ko ntarabona wanjye ndamutegereje Eric nyine so mu magambo make ashaka ko tumushakira c'est ça wanjye ari imana iracyari kumutegura Akimana ifashe wifashishe nyine imana iracyari kumutegura icyawe nawe kijya Eric avuze ngo imana ifashe wifashije wakwifashije ariko gerageje imana cyajya kumusengera harya nteba ajya gusengera umusazi w'isi kanyarira cyemewe yego kujya mu butare ntabwo byemewe izo dusengera njye nsengera Foursquare yari Imana ndasenga akomaze iminsi iminsi naraguye Eric gusenga ryari gusenga nko mu mezi abiri ashize ikintu cyatumye ngo sinzi banza ari ukujya mu tubari cyane cyangwa no kubura isingo nta mugabo ufite wasanga nabyo nese uri singo yindi singo nimetubona nambaye madamu yambaraga alliance nziza nta na boyfriend ufite na haya ndamufite nawe ibaza iri kumwihakana ko natari mwe kandi atari namwiza cyane Umva. nawambenguka njye nta mafaranga nshaka harya babivuga gute harya ufite iyerekwa ritambutse urakoze Urakoze. umva kuko pe tujye tujya gusenga ujya ugira ikibazo cyo kuba singo ukumva nyine birakurambiye hoya sabwo wakigira icyo kibazo uri kuri tele hari akantu nabonye ejo bundi umupasiteri ari kuvuga ejo avuga ngo nimba ngo kuba singo uri kumva ngo ni umugisha tu buriya ngo kuba singo ni umugisha ni ukuri icyo kibazo ni n'umugisha hari igihe relationship igusengereza ukumva wanasara cyangwa wakwirukanka ukava mu rugo rwawe ukagenda uzareba abantu bari singo bose nta kibazo baba bifite shaba bahangayitse gute se ejo bundi naganiriye n'umuntu rwose arambwira ati ngewe iki kizu cyose kukibamo njyenyine ariko ntabwo mvuga ikizo ikizu ati birandambiye ariko uzi ko mbyibutse ibiki ndabyibutse Eric ufite inzu y'ibyumba birenze 4 kuyibamo wenyine wumva bimeze gute sinarimenyere urahoze wibanira na she narimenyere ko no muri Amerika nabaga njyenyine none se ubundi kwibaza Eric uteganya cyoko ntabwo wa specifyinze muvuga ngo ni uyu munsi uteganya nk'igihe kingana guturi singo sanese ko mukunzi atangwa n'Imana umugani wa Emeline nanjye Imana nimoma nzamwakira neje nshobora kumubona mubonye kandi we nta n'amafaranga ushaka none sinshaka iki nshaka umuntu uza proud nanjye nka proud yiwe muzatugendana mu nzira akumva ari proud yanjye nanjye nkabona akaba proud ari proud yanjye nanjye ndi proud yiwe so icyo gihe nyine umuntu tuzatugendana yanyishimiye nawe mwishimiye namwishisha nawe atanyishisha niwe muntu nshaka kandi umuntu ukunda akazi ukunda gukora atari ukurya show buri munsi urumva hari abantu bashaka kwirira show nkaho nta kindi kintu bashaka mu buzima ari ukwiberaho nkaho ari muri holiday every day none se ubwo uwo muntu uzamwemera umeze gutyo nyine nanjye ntabwo namwemera nyine nshaka umuntu ushaka akazi uzi icyo ashaka nyine mu buzima wowe uzamwemera ariko ubundi ukunda abasore bameze gute Eric abasore
Yes we nkunda abasore urakoze ese we none se ubwo egoko nkunda abasore umusore unanutse byatari udafite inda nk'iya kasuku cyangwa se umusore watereye icyuma kabisa ukunda gym ariko abantu bafite ibida kandi ntabwo bakunda nkunda umusore unanutse ko ni romantic nyine numva icyo nsazi kuvuga cyangwa watereye icyuma uzagenda ku motivating mukajya muri gym you know Emeri wakunda umusore umeze gute Ifino ako ngiye nkunda utari mugufi umusore ntasumba kabisa abantu bagufi ubwo baragowe nyine ubwo abantu bagufi baragowe umwe mu bantu bagize ubukwe bwiza wifuza kuzakora ubukwe bumeze gute shangewe umukunzi wanjye yaba adashaka gukora ubukwe nta kibazo ngewe si kuko nabukoze ariko abishaka twabukora atabishaka umugodo no amuwidaho kuko wanjye yitabye Imana mu kinyarwanda babivuga gute ariko sijya umenya ko audience yawe nini tuvuga ikinyarwanda ntabwo mbizi ko babivuga bavuga ngo gupfaka ubwo we uri umupfakazi warapfakaye napfakaye ko urumva twari ari husband isi ubwo narapfakaye ya iyo ni style cyane ni byumvisha gute kari umupfakazi kandi bari na husband ngo nyine nabona Eric wese kutaranapfakara ngo wumve ukuntu bimeze oya gupfakara byo ntabwo nabyifuza kandi ndakeka nawe nyine atarigeze abyifuza tu so ni ikintu wakwifuza ntabwo ari ikintu wakwifuza nta muntu wakwifuza ibyo bintu mu by'ukuri navuga ko bashimishije ahubwo ubwo nanjye guhita nibaza Eric kuri wedding yawe ubu haramutse hagize umuntu nta muntu ushobora kubogama urabizi ibintu by'imisango cyangwa se imihango dukora y'ubukwe hari ukuntu umuntu aza akavuga ati uyu muntu nimumuha umugeni yabaniye nabi umuryango yasize umwana wacu ku nzira dore ufite n'imodoka nziza abantu bajye babimenya plaque ndaza kuyibabwira mu kanya bajye bagusuhuza niko Eric ngira rata hagize umuntu uza akavuga ati Eric yakundanaga n'umugabo wacu ntago turi bwemere ko ashakana n'undi wabigenza ute nese neze gushaka umugore ufite igitsina cy'abakobwa oya ndavuga umugabo wawe hagize uturuka muri famiye aho ngaho urabizi ibisekuru n'ibiki bakavuga ngo iki hakagira umwe witambika nk'umuhanti we umuntu uvamo avuga ati uyu mugore uri kumva uyu mugore yashakanye n'umuhungu wacu ntago tubyemera ko mwongera mukamukinganya n'undi mugabo nese kandi muri ese ubwo ikinyarwanda twa ntabwo ntacyo muzi nari ko muzi ikinyarwanda ariko mbabura agaciro nuvanga iyo wasezeranye n'umuntu mugatandukana n'urupfu ntabwo babivuga tuzatandukana n'urupfu wanyu twatandukanye n'urupfu so nuvuga ngo nimere kongera gushaka bwa kabiri kwa ko twatandukanye n'urupfu no nabo oya nabo ese bikubona azasaza wowe uri kubyumva nukuvuga ngo iyo muri Eric avuze no nabo muri kubyumva uvuze ngo haje wa muntu wavuga ngo gukora yarashatse namo tubyemere araduhuguye cyo kora so muze mwavuga ngo haje umuntu akavuga uyu muntu ngo yarashatse none ntabwo twemera ko yongera gushaka none se twatandukanyijwe n'urupfu twari twarashakanye none se urumva natemere gushaka twatandukanyijwe n'urupfu basezerana karamata cyangwa bakazatandukana n'urupfu none nirwo rwadutandukanyije tukiri mari so nuvuga ngo nta wundi muntu ushobora kuvuga ngo uba nawe twabasezeranye kandi urupfu ariko twadutandukanye nese nyumva nkwibariza uba wumva uzashaka nk'abagabo bangahe urabona nk'umwe bangahe ndi kukubaza none se kandi uvuze ngo uzashaka bangahe urumva nashaka nese ko natari umusiramu ngo ndashaka bane ubwo n'umwe nyine ariko mfite abantu benshi bankunda hanze aha mfite abagabo nka 500 ariko n'ingi utaradesika byarakunaniye guhitamo wabuze amahitamo bitewe n'ukuntu ari benshi kandi yese nshaka umuntu ufite umudamu kuko sinshaka ko ababaza umugore we ufite urakoze se we none se urumva ya urumva abenshi bafite nk'abadamu kandi yese nshaka umuntu ufite umudamu nshaka umuntu wawe paso tutazadusharinga ngo byakigaye bishaka nabe byakigaye bishaye bundi bivuga iki
of course turasharinga ariko dushanje nta mu bintu byo mbikunda cyane nshaka kwicara hanze hari sida iyo natarwaye muri Amerika nkayirwarira Kigali urakoze kare gusharinga ntubikoze ntimbikozwe kabisa ese ubona hari abandi badamu urusha ubwiza oya oya bo bakaba bashaka biragaragara ko nyine hari icyo narushije abagore babo sinzi cyari cyo urakoze sinzi ko abagabo bazambabaza no karame se ko ufite ubwoba bw'iki waganirije undi mwana aha ese meri koko nta mukunzi ufite ntawe sha tugushakire njye navuze ko hanjye azizana Imana izamuzana iramuzanya Imana cyari kumutegura ari munsi kuzaza yambaye umweru urakoze nta kibazo nagira ngo noneho twinjire kuri saga nyayo saga igiye guhuza Gasogi FC na Rayon Sport. Eric wisanze gute ufana Gasogi? Sha nkubwije ukuri nasanzwe nkunda Kensi nyine nk'umuntu ndeberaho w'icyitegererezo nkarura umuduka bisa nk'umuntu watangiye ari mu mamuvi akaba ari CEO w'amateleviziyo n'amaradiyo n'ama-equipe so muri genda umufana wa Rayon guhera kera ndi umwana nakuze nkunda Rayon ariko je bundi aho ninjiye nkasinya deal na agreement na CEO wa Gasogi United Weekends Fly wacu nani nahise mba umuntu uzi umufana wa Gasogi nani ndi umufana wa Gasogi Emery karibu muri Gasogi cyawe ntago ari ufana ariko kabonye ko yambaye ikiyovu nimubyiteho kuba nambaye ikiyovu nimubyiteho ngiye bunaguye inshura ariko njye abantu barabizi ko mfana Gasogi abantu benshi bamaze kubimenya abantu benshi bamaze kubimenya ko mfana Gasogi se bimwe nk'ibya Eric twinjiyemo umunsi umwe uzanasokera muri oya kucyumva tuzaza muri mwese Eric kayabonye amadiro ubu ngubu Rayon Sport ishika gusinyisha none aha match iri nk'ejo bakagukubita ifungo ry'ishuri rya contract bakanarenza wakwigenda se ntabwo natatira igihango dufitanye na Ken nta maraso muhuje koko ubwo sigaye kireka bakubye nka gatatu ariko wakwigendera nkunda amafaranga urabizi ko abakobwa dukunda amafaranga dukunda gusa neza nese nibwo ninsa nawe muri Kigali nabo bazaba bati amafaranga yashize of course bazanye amafaranga yuzuye n'imyenda kuri stade nzagenda nambaye ibiri baguhereye hariya we tuvana ako kanya yewe sanye nubwo urakoze ngiye icyo tubwira Kensi ndamumbaye murabuye I'm joking aho nkunda I'm joking ako abusanga ariko ngiye nkunda amafaranga ngiye nkunda amafaranga cyane n'abanzi barabizi nese ndakunda amafaranga bakwe nicaye hano urakoze nashikaga kubaza Emeline bijya bivuga ko abakobwa aribo bakunda amafaranga cyane umisha ko nayo bikayakunda rero sinema mwabishyize ku bakobwa ariko abantu bose dukunda amafaranga ese umuntu amafaranga ese ni nk'amafaranga ngaye bagwa kumva ko wabaye umukire byarangiye Emeline ntayo ayabaho nawe nuko songiye biterwa nuko yaje nzi ngenda amafaranga kuyabyaza umusaruro reka ngo urugero sibona nka Bill Gates twese tumufata nyine nk'umukire byatari sibyo hari umurenze none hari n'umurenze cyadufate no ngumurenze sibyo Nero ni mask yego oya nayo bikadufata Bill Gates sibyo uwo ngo ataraza nyine ngamurenge twamufata nk'umukire ku isi sibyo mwigeze mubona ahagarika gukora ngo kuko afite amafaranga menshi kuko ari we mukire wa mbere ku isi none ubona ari iki kibiteraze kugira ngo yo guhagarika kugira ngo akomeze yongera nyene ugukunda amafaranga Eric arakantu wavuze ngira ngo kajyanye na nuko uzabyara Yesu yakuye bira bintu ko mwabise mwabikurije naye nibereye muri Kenya nagiye gusura mama sani ko asani n'inshuti yanjye ansaba umwana we n'umwana we bansaba ikiganiro twiganirira birabo ntabwo ko bizagira kure ejo bundi babya prodinze barabibitindije bibarisha
nk'ibyumweru nka 2 3 ejo nabyo byapunze mbona isimbi banyanditse naho zino nkoze iki inyarwanda banyanditse igihe byose ndabase none igihe nabakoze iki none nza gusanga ni ibintu ngo twavuganye n'abakeza nyine bari gutranslating yes mama wanjye ashaka umwana kandi ambwiye ko natazashaka umugore arabizi ibyo biri kiriya so rero sinzi ukuntu nyine umwana ngomba kumubyara muri laboratory kandi bisigaye biriho nyine babyita surrogate yeah. Kandi no muri Kenya baranabikora cyane cyane ariko birahenze ni nk'ibihumbi 20 by'idolari cyangwa 25 yeah, nuvuga ngo utanga inanga zawe babanje kugupima bagapima n'umudamu uzagutwitira ubundi ugatanga za nanga zawe bakazitera umudamu bakamwitaho amezi 9 paka abyaye wa mwana bakamuguha ntamugira attachment nimwe akaba ari umwana wawe yaramugiriye kugisa akamubyara nese ko ariyo kazi bamuhaye so nuvuga ngo nk'ibyo 25 bagiye bamuha 25 bikabisigarana cyangwa no ako muri Amerika birahenze biri mu 180 $180 hafi miliyoni 100 z'amanyarwanda sinarenga Emilia ku kazi ni wagakora nkagira umuntu kugise oya reka tubyoroshye noneho nyuma nkahita mfata umwana nkamutanga Eric urabona Emeline afite wotana wowe sibyo asabwira amafaranga ibyo bintu tukabikora umwana akaba atarabyaraho n'umwe yahita muguma yahita yigira za attachment ni mpamvu inanga bazitera umuntu utazi ariko bo bamuzi bakamwitaho paka ari igihe babahuza ariko nyine mutaziranye n'urugero bagukuyana gutura South Africa umuntu waho ntango urabo muzi nubwo mukamenyana ubundi mukajya muvugana ariko abaganga bamwitaho paka igihe cye gishize niba ibintu ngemba ndi kwibaza utwisa umuntu amezi 9 mabizi nyine abantu batwite ibintu bacamo sibyo ugiye kugise ugiriye umuntu kugise kubera amafaranga ugiriye umuntu kugise then ufashe wa mwana wagiriye kugise ugenda na amezi 9 yose uramufasha uramutanze ariko nyine uba wabyemeye ko ni business bakwitaho bakagutunga bakagufasha neza kugira umwana avuke ari ameze neza banamwitaho yagize ikibazo iyo ndabikuramo kugira ngo udahomba ibyabo batanze byose yizanye complication kandi ubushaka igitsina ushaka nicyo baguha ku mwana niho bamukura muri laboratoire niba ushaka abahungu babiri baraguha abahungu babiri niba ushaka abahungu babiri baraguha babiri bashaka umwe no ushaka imanga niba utazibyara barazikura muri laboratoire bakazigutereka ya samagi si eggs ni eggs niya bazitereka muri wa mama then icyo ukora ni gukaringa nuvuga ngo wowe icyo ukora ni gukaringa wa mwana Emera ku kazi bagakora oya pe ntabwo bagakora dusoza rero Eric hari amakuru yiriwe avugwa hanze ahangaha ni ku munsi w'ejo nayumvise bavuga ko Bruce Melody agiye gusohora indirimbo ngo ijyanye na Emeline se yakoze iki none yagarutse kuri kakantu k'ishanga ishanga ribaye ishanga ese ubundi natwereke kuri wotana wowe kuko niba n'iryo shanga Emeline nagwambaye ishanga ryambaye ndagusuzuguye cyane bagucishije mu ijisho warinyujijemo ntago uri gutwereke none se ngaje kwisora indirimbo koko none se arakabugwa bari kudisinga the ben se nko kumudisinga se kukisara indirimbo Bruce Melody yayise ifoto ngiye gusohoka vuba ngo noneho ngo izivugamo ishanga nibyo koko se okay so uraza kubiramo amafaranga kandi noneho hari na gahunda ngo yuko bari ku approachinga nde Emeline sinzi niba baramuhamagaye cyangwa se akabatitaba amanimero atazi ariko ngo bashika kari ujya muri video abaca yuzuye Eric mugira inama akora iki mu buryo bwo kudasuzugura kuko rega ubungubu uyu ni umu content creator ubungubu nyine n'umu influencer nyine urumva niba bamukeneye nuko yaraba influencinze so ubwo ngubwo arareba inyungu ze niyumva ibyo bintu level ye no noza bijyana ubwo niba koko biri ari byo biriyo
ubwo nyine bakwicara bakaganira kumva bakumva bamuha amafaranga yuzuye nta mafaranga ariko ibintu byose ngo ni business ariko yabona ari byo kumutesha agaciro mbere y'abantu bazana amafaranga y'urusenda akabatera umushoti ese ubundi Emily ko tuvuze ibya video ubonye ukuntu duteye akinyuma ibintu bya video ase undi we yarabikunze undi bari kumukora cyane ngo abikunze ngiye nicyo kibazo nifite nanjye nicyo ndi kwibaza nabikise nakunda urakoze Eric nakubwire rege Eric ari kuko ngo ryaya kwa muri kuri twapite mufata ifotora ngo ndi wakoze wabyakiriye gutora byikunze cyane wabikunze abantu bose bakeneye kumenya ibyo bintu bagiye kwa Sabe nibo bari bubisange Sabe urakoze turakutumya kutubindi binyamakuru kandi twibereye hano ubwo nasoni yego koma urakoze uko ufite kontra na Murongi none subwo kuri video ntaгаратubwira video uzajyamo Bruce Melody yitwa ifoto ibyo bintu ntabyo nzi bibaye byumvi hanicaye wabyemera ariko ntabwo njya muri video namenye nta masaha 20 narashira ntabwo njya muri video ntabwo wajyamo ntabwo njya muri video akwishyuye amafaranga ushaka wajyamo ntabwo njya muri video subwo igisubizo ni no yo reka mbashimire cyane ariko yihangana ubwo Bruce Melody ako wabyumvishe Eric wumvise ko The Ben ubwo nyine ni utsi naratsinze sewe The Ben urakoze ubwo Bruce nagakiko ariko nabizi bagiye kumuhamagara muri Romanse ngo sibana sisi ino ndirimbo n'ukuri kwimanira hari ntago ndi kubabeshya irahari yitwa ifoto ako nanjye nabyumvishe ko kigiye gusohoka none nge nzi n'umuntu wambwiye ko ari kandi hafi ya team ya Bruce ko bagiye guhamagara Emeline akajya muri video ubwo tuzamenya ku kimwe tuzamenya ku gatandatu nimugoroba tuvuye mu mupira cyane tuvuye muri Gasogi Emeline dress code ariko nashaka kugira ngo mpere kuri Eric dress code yo kwambara kwa gatandatu ni iyi tuzambareje imipira y'imituku na orange orange n'umukara Eric wazambara iki hasi ngiye ngo nsambara ikabutura y'umukara cyangwa ipantaro y'umukara bizaterwa na weather izaba ihari ko ngiye ngendera kuri weather ku kirere ni ka weather umuntu utakazi ni bishatse kuvuga iki by the way so weather nyine ni ukuntu ikirere kiriwe ukuntu ikirere nyine kimeze weather ni ikirere so niba ikirere gishyushye ubwo tuzambara amakabutura niba hari akavura cyangwa hari meze ute tuzambara amapantaro yeah Emery ku bakobwa no kwambara hejuru nyine ni t-shirt ya Gasogi jezi ya Gasogi hasi udafite jezi ya Gasogi panga ku mukobwa udafite jezi ya Gasogi udafite jezi ya Gasogi azambaye nyine imyenda mu buryo nyine azaba ari comfortable nyine yo nyine azabashe nyine gufana nyine nta kintu kimubangamiye apani koboyi apani iki nyine ikintu kizamwemera kuba yafana to okay reka mbashimire cyane Eric wakoze ariko ubwo watwibutsa ahantu ugiye kugihostinga kugira abakunzi bawe baje baba bahari anytime ufite show ubwo nibindi social media zo barazifite ariko barabure hari ibintu bishyashya ufite muri no minsi bitaramara icyumweru by the way nkuko nababwiye twamaze less than 2 days maze gusinya ama contract n'abaherwe bakomeye hano mu mujyi wa Kigali wa mbere ni the B Hotel Nyarutarama kandi nawe the B Lounge Nyamirambo ariwe muherwe witwa Basil twasinye contract yo ko tuzaduhostinga yonge na team yanjye twitwa Traffic Jam nkorana na DJ Benda DJ General Benda na DJ Caspir nyirabyo so tuzatura turiyo every Saturday the B Lounge Nyamirambo ni kuri rooftop hejuru noneho ahandi ni house supermarket ya King James sikirimo nagagikoreramo imbizi kari ukirimo ni ukirimo hakaba harimo na Nyirangarama kera by'akawunga na Nyirangarama harimo mbari Mango supermarket so ni hejuru yo kuyo building yose tuzaba hostinga hejuru nano heza harimo kabari keza harimo club nziza hameze neza cyane so tuzaturiye every Saturday aho ngaho nyine the B Lounge Nyamirambo noneho hakaba every Sundays tuzaturi The Wave hano mu Gisimenti hafi ya kwa Shelando ni lounge nziza cyane ari class naho hitwa The Wave Lounge ni hano imbere ya ni muri Gisimenti actually imbere ya Simba supermarket
ku gahanda k'amabuye kamanuka gutyo, so ni every Sundays. Noneho every Wednesday nanone turi hano Teamo mu marembo ya gare, naho ni lounge iri class ifitemo ibyo kurya byiza bya nyonyo, lounge nziza na club nziza kabisa. Aho ngaho tuba turiyo every Wednesday. Teamo ni imbere y'amarembo ya gare, next to the gas station yitwa Olix. Aho ni kuwa gatatu. Then turi na fun fair every Friday fun fair ni hano imbere ya Zigama SS, mu marembo ya The Rush, hejuru muri harimo casino, harimo ibintu byinshi n'amahoteli, so every Friday. Then Monday dufite Rendi Mesha at The Rush, Rendi Mesha na Mesha. The Rush nayo iri kabiri aho ngaho cross street from Fun Fair Lounge, naho ni hafi ya Zigama SS. Murakoze, umva turi booked and busy all the time. Nikerekana abantu bakora cyane nyine hard working. Always when you work hard, it always pays off. Umva schedule y'icumweru imeze iki. Murakoze. Emery, murakoze. Ngaho gira ikintu ubwira abasore bagukunda. Izina rya Yesu. Okay, reka ngiye icyo mbwira abo ngabo ngiye, sibyo? Ndagira ngo mbibutse bagiye kuri channel yitwa Popcorn Podcast. Bagende bajye kureba ibiganiro bicaho, abatakora subscribe muyikore, comment munasharing abantu. Nanjye ndabakunda. Reka ngushimire cyane Emeline ndetse nshimire Eric Semuhungu, ariko ubwo no kuvuga ngo ibindi bintu mutari muzi, hari Baby Emeline ndetse hari na Eric Semuhungu kuri social media platforms. Imana itemberane namwe. Murakoze nayo kutuhavinga Blaze, Imana iguhe umugisha. Urakoze.